yemwe mwana group muraho muri impore twe turashima hama je ndashaka mwana ndo w'Imana canke n'undi muntu asobanukiwe ibintu musobanurire ndiko batubwira ko agaciro ka pi canke igiciro ca pi yani naho kitaratangazwa mugabo twebwe kowa team yamaze kwemeza yuko ntuzenya GCV izokorerwako arizo kazora agaciro arico giciro ca pi none aha abatweretse mwizi ntuzenya zitumize application zitanu basizemwo ko berekana yuko pi yani iri hasi atagaciro ifise cane gose kandi muvuga yuko muri ecosystem igiciro ca GCV bacemeje ho bimeze gute bimeze gute munsobanurira impamvu bimeze gutya kandi bavuga yuko igiciro ca GCV aricyo pi izogugwa wiriwe iriya app rero ufite ikibazo iriya nta service itanga kuri cya giciro ahubwo yo irabereka amasoko yo hanze ukuntu ahagaze muri make nubwo open mainnet taraba turi muri open network ariko irabereka ibibera muri open network byifashe bite muri make irabereka uko barimo kugira gute kuvunjisha ku masoko atandukanye nikirimo kubereka ariko abantu rero nubwo wenda igihe kizagira ntazo tugifite ariko twakabaye nabwiye ntimuza igiciro muzabona kampani ya Sibo yatangiye kuzana product ivana hanze kuri icyo giciro mukabona yatangiye kubakira abantu kuri icyo giciro mukabona ari amasoko yose arimo ndani arimo aratanga service zambukanye imipaka kuri icyo giciro muzaba ari bwo mumenya yuko igiciro mwabonye ari cyo sinzi impamvu mugira ikibazo ku biciro biri ku max exchange kandi nta app zisaga 100 dufite nta nimwe iratangira gukora please nka P2Go y'abanyanigeria niyo yaba inashushe no kurusha n'izindi ntabwo iratangira gutanga service none se kandi rero ikibazo abantu hari niyo mujya mubona mukumva ko ari ibintu byabaye editinze none se ziriya modoka mujya mubona z'abachina n'abandi berekana barimo kwerekana ko bagurisha muri kuri payi mugira ngo bya n'ibikino igisubizo ntabwo ari ibikino n'ukuri ni bazazigurisha muri payi bari muri marketing ariko bazazigurisha muri payi none se mugira ngo bakurikije ibico binini murimo kugenda kuri iri soko hano kuri groupe mwateranya payi mufite ndavuga bazifite kuri available balance mwateranyiriza umwe nibura akafune kuzira modoka nshyashya uko amaze ibonye mwese mumuteranyije hari mwayigura igisubizo ntimwayigura za modoka zirahenze please kandi zateguye kuzacuruzwa muri payi kandi bangira umushinga ntabwo ari abana sinabaswa bakoze umushinga bazi nabwe ntimuzagira ikibazo ari uko mubonye service zitangiye gutangwa kandi nano mukabona igice batangiyeho n'icyoncyo muzare bumucika intege kandi cya kabiri ntabwo bashobora gutanga ni nayo mpamvu Bitcoin byananiye kujya irangura igacuruza nuko ihora ibyina itabaye stable coin ntiyacuruza product iyo uburanguye product ukazirangura ushobora kuzirangura payihagaze wenda amadolari 100 wagera iwawe ukagera yageze mu madolari 200 ugasanga uwo wahaye payi izawe akubye kabiri igice yakabaye akuranguza cyangwa wowe ikayitigwa ikajya ku madolari 50 ugasanga product watanze ku madolari 100 noneho ziri ku madolari 50 nawe ubwawe mbese haba igihombo kidasanzwe ku mpande zose ntabwo coin izacuruza muri product igomba kubyina igomba kujya izamuka imanuka uko yiboneye oya itagumye hamwe yahombye si at least imere nk'amadolari kuba twegeranya ku manyarwanda cyangwa ku mashiringi n'ayandi nkayo mujya mubona ko bavuga ngo idolari ryaguye ikabaho utuntu tutuvunguye tudafatika ku buryo bitabira ihombya ariko ntabwo payi izigera ibyina kuriya ntabwo ntimutekereze ko icyambere cyo maze mutekereze ikintu bayikoreye goods and services icyo tucyumvikaneho ntabwo bayikoreye exchange bayikoreye goods and services icyo ni icyambere icya kabiri mu gihe irimo kubyina kuri ramutse
niba iramutse itabaye stable coin ntabwo service yakorewe umushinga wose waba wahombye. Sinibitangaza ko imishinga ihomba, ibyo muzamenya ko yahombye burundu kandi muzabyakira uko biri, ariko kirazira nta coin ishobora kuba ibyina kuriya ngo ijye kunoza itangira icuruza ibicuruzwa. Baregera bati imisoro bayibarira bate? Ese yazahombye bamwe bakiyahura abandi bagakira bakarengwa. Rero inama nabagira soza, ntimuzigere mugira ikibazo ku bintu birimo guhindagurika hanze ahangaha, ku byo mubona byose exchange itaratangira. Murakoze.